Ramvuna cyane kuko biteye ubwoba mu gihe nyine nunamye ndi kwisiga umuntu avuye koga bari kwisiga urufunguzo rurakaciye ndeba umuntu ufunze urugi sanga n'umugabo wa mukuru wanjye ngiye kubona mbona isume yayikuyemo kubona umuntu wafataga nk'umubyeyi wawe nk'umuntu utarigeze abona papa we agashaka gukora igikorwa nk'icyo ngicyo na n'ubu ntago ndiyakira nuko umugabo wa mukuru wanjye bofre wanjye yamfashe ku ngufu nyuma nkaza no gusanga ntwite kandi akambwira ko ngomba kubihisha ko mukuru wanjye naramuka abimenye azanyica akanyicana n'umwana wanjye. Ikintu cyanangaje n'ukuntu bose banyicaje Tigra tubwira umuntu waguteye inda na bofre wawe na bofre wanjye naricaye mbigiti umugabo wa mukuru wanjye yabwiye mukuru wanjye arambwira ati rero ibi bintu ntago byaba ari byo ntago nagutunga ufite abana no muri umuntu yamutunge nawe yarabyaye ikintu ngiye gukora ngiye gukodeshereza muri umuna wawe nimara kumukodeshereza yibane umwana wanjye nzamurera kure sibyo nzamurera mu buzima bubi pemburimo ndabizi nzamurera mu buzima bubi ariko azakura nta n'ikibazo azagira Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira bari mu bice bitandukanye bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ndabasuje cyane nge nitwa Sam Gakire kumwe na Chobi kuri kamera dukomeje urugendo rwacu tubifuriza komeza kugira ibihe byiza mu byo muri gukora bari mu mirimo yabo abari kutureba bari mu modoka mu ngendo abari mu masengesho cyangwa se abari mu sengero ahantu hose waba uri kudukurikira uri muri ofisi ahandi hose hagiye hatandukanye nizere ko ibihe byawe biri kugenda neza cyane turagarutse muri rwa rugendo buri muntu wese afite urugendo rwe kandi urugendo rw'umuntu nyine ni uburuzi n'Imana abandi bantu tuba tugomba gutega amatwi tukabyumva tugiye kuganira na mushiki wacu witwa amazina ni Grace karibu cyangwa se ikaze ku rugendo bwa mbere murakoze cyane umeze neza yego ndaho ko witonze se n'ubundi nibisanzwe nditonda nibisanzwe cyangwa kamera ivuyeho abantu bakubona uri gukora amasiporo oya behind the scene yawe n'ubundi nuko bumeze nditonda igihe cyose yego kwitonda ariko ntago ari byiza cyane ubu nta bantu bajya bakumenyera cyangwa bagufatirane oya nuko nyine abantu basanzwe nyine abenshi tuziranye bagiye babinzeho nyine n'ubundi ko nitonda ngo umukobwa witonda abahungu baramutinya oya ntago abahungu bamutinya gusa bamutinya gute kandi nyine ahubwo birabafasha biraborohera nase ubwo ngubwo reka nkubaze ubwo wakemera gukundana n'ingurutsi abakobwa bavuga amagambo menshi basaragurika aya sana ubwo ntago wakemera no kuri gukundana n'ingurutsi nawe nukabeshye yego Grace niwe tugiye kuganira navuze ko ari urugendo ubwo n'ubuhamya tugiye kuganira Grace abantu wenda bari kukubona hano anafite YouTube channel ye araza kuyibabwira abantu bagiho bamushyigikire bakore subscribe mbere yaho reka tubanze twirebere Grace wa uri hano yavukiye ubwo tugiye gutangira urugendo rwawe yego Grace yavukiye mu majyepfo igitwe yego ariko nakuriye Nyamirambo igitwe havuka hari babasari bahavuka hari Isimbi Modo hari DC Clema hari Safi Madiba n'abandi ntari kwibuka ariko igitwe ifite kuntu ifitemo abantu bavukana bashaka kuba bavukana ubundi bwenge abantu bari igitwe ndabasuje hari n'abana najyaga njya gukoresha ibiganiro bacuranga nabo baba hariya ba Ange bavukana na ba Jimmy Mulisa na ba Diane nabo mu Ruhango nanjye niho mvuka ariko ntago nahabaye igihe kinini nta bintu byahonze reka twumve rero ukuntu wavuye igitwe uzinyamirambo ubwo ni rwa rugendo dutangiye yego navukiye igitwe
ariko byaje kuba ngombwa ko nyine nzi Kigali, nyine nirwo rugendo ngiye kubabwira. Mama wanjye yatubyaye turi abana 9. Yego. Ariko 9 8 nibo bari bahuje papa wabo. Ubwo njyewe ntago ndimo kuko ni njyewe mutoya. Yego. Yego, abana bagenda bapfa, sigarana na mukuru wanjye. Mukuru wanjye ubwo ntago duhuje papa. Yego. Yego. Mukuru wanjye ubwo yari uwa kabiri muri abo bana bahuje papa we. Uwabanziriza yari yarapfuye. N'abandi bose bamukurikira bagera muri 6 bari barapfuye. Yego, nanjye ndavuka. Ubwo nyine turi mu cyaro, papa we yari yarapfuye. Nanjye papa wanjye ntabwo nigeze mumenya. Habayeho nyine kumbyara mvutse. Papa wanjye agira impamvu nyine namwe murabizi, hari igihe nyine umugabo abyara akigendera aragenda. Ubu ndinze ngana gutya ntazi papa, n'isura ye sinyizi. Ubu n'ubu hari igihe n'ubu nicaranye na Samu nkaba ndi kubona wagira ngo ni papa wanjye. Yose nyine iyo utazi umubyeyi si ugenda mu nzira ukamwikanga. Yego, ntabwo muzi. N'urwo rugendo nyine noneho nize guhera mu wa mbere kugeza mu wa 6 Igitwe. Mu wa 6 marangije ubushobozi bwa segonderi burabura, ariko deni mukuru wanjye yaragize ate, yarashakiye Kigali. Yaje Kigali aje gukora akazi ko mu rugo. Imana iramufasha, agira amahirwe abona umugabo, arubaka, yubakira Nyamirambo. Ubwo ngenda cyari mu cyaro. Primaire nyirangije, umubyeyi nawe murabizi umubyeyi ari kurera umwana ari umwe biragoye. Primaire nyirangije amabura ubushobozi bwo kunjyana muri secondaire. Hari umuntu twari duturanye aramubwira ati rero reka njye murihirira umwaka umwe, nimara kumurihirira umwaka umwe wenda yige mu wa mbere, naharangiza hari igihe wenda yabona n'undi muntu ugira ute umufasha. Niga mu wa mbere ndaharangiza, marangije uwo muntu agira ibibazo baramufunga. Bamufunze sinabona ubundi buryo bw'uko nakomeza. Ngira amahirwe umugabo wa mukuru wanjye Bofre. Yego. Abwira mukuru wanjye aramubwira ati se uriya mwana w'umukobwa kubona ari we wenyine mufite kandi wowe ukabura i Kigali kandi mukaba mufite ubushobozi, wakuntu wavugisha mukecuru wawe akamwohereza akaza i Kigali? Rangije bigenda gutyo, aramuhamagara, ahamagara mama, baravugana. Ngiye urumva nari ngira umwana nta telefone nari mfite. Aramuhamagara baravugana, bamaze kuvugana mama arishima cyane, aravuga ati Imana ishimwe umwana wanjye abonye uko yiga. Banyoherereza tike ndaza nzi Kigali. Maze kuza Kigali nyine ndaza mba kwa mukuru wanjye, barandihirira. Mu gihe rero cyo kurangiza troncome, urumva navuye mu cyaro niga mu wa mbere, i Kigali miga mu wa kabiri, nigaga kan Kigali mu wa kabiri no mu wa 3. Kwa mukuru wanjye nari mfashwe neza. Yego. Nararyaga nkanywa, nta kibazo na kimwe nari mfite. Nanjye nari ndi umwana mwiza muri urwo rugo, nabafashaga imirimo. Bari bafite umukozi ariko n'ubundi nanjye narabafashaga, ntago nangaga kubafasha imirimo. Nkabafasha nk'umwana mu rugo, navuga ku ishuri nkaza nkakora imirimo. Umugabo wa mukuru wanjye ajya kugurira imyenda abana be, nanjye akangurira. Nyine ndi umwana mu rugo pe, bimeze neza. Yego, ndibuka neza ndangiza troncome, umugabo wa mukuru wanjye yabwiye mukuru wanjye, aramubwira ati rero dore Grace amaze gukura, dore kandi ibintu bya Kigali ntago arabimenyera, dore yaje ahita ajya mu ishuri, yarahugiye mu ishuri. Ndashaka ko narangiza troncome nzajya kumutembereza. Yego, umugabo wa mukuru wanjye bigeraho, mukuru wanjye aramubwira ati se hari ikibazo uzagenda umutembereze, nose n'ubusanzwe n'ubundi kutembereza n'abana. Mukuru wanjye aramubaza se uzamujyanana n'abana? Mugabo aramubwira ati hoya ntago nzamujyanana n'abana, ndashaka kumutembereza kenjoyinga, nibiba na ngombwa nzamusigaho, nzaba namutembereje enjoyinga nyine yishime, amenye Kigali ukuntu imeze. Mukuru wanjye aravuga ati okay nta kibazo. Yego, nari narangije troncome, twafashe amanota
turindiriye kureba ko ibizamini bisohoka nyine tukareba ibyo twakoze uko byagenze. Yego umugabo mukuru wanjye aransohokana haranjyana angeza ahantu ndicara. Nubwo urahibuka? Oya ntago nahavuga. Oya ntago kwaba ari ukuhamamaza? Kwaba ari ukuhamamaza reka tureke kuhavuga. Ni muri Kigali? Gusa ni muri Kigali ni ahantu heza, ni muri hoteli yanjyanye kuko kwa mukuru wanjye bafite amafaranga pe, bafite amafaranga. Aranjyana muweta araza tise baguha iki. Ni ukuri ntababeshyi kubera ko urumva nari maze imyaka 3 i Kigali nayituzuye neza, ntago ibintu by'i Kigali nari mbimenyereye, ntago nari nzi ngo nasaba iki. Yaraje nyine mbura icyo mvuga, naramubwiye ngo munzanire fanta. Umugabo mukwangereje ambaza ese uranywa fanta nyine nta nubwo uri burye? Ndavuga ni nta kibazo kiri burye najye nicyo ndi burye. Umugabo wa mukuru wanjye rangije tavuga ati muzane inkoko. Bazana inkoko. Sasa ngiye kukubeshya n'ubwa mbere nari ndiye inkoko. N'ubwa mbere nari ndiye inkoko, najyaga mbona inkoko nyine zitambagira bisanzwe ari nzima zigenda zitora. N'ubwa mbere nari ndiye inkoko. Nari inkoko ndishima ndavuga ni Mana ubu ni bwo buzima. Biranshimisha ndishima ndavuga ni Mana we ati pe nubwo na papa wanjye ngira nta nuwo nigeze mbona zibura mbonye papa wanjye. Yego. Uko turangije kurya akazajya mbaza asumeze utemeze neza nishimye nabikunze nyine nasamaye uruva nari ndi n'umwana. Arangije tumaze kurya arambwira ati Grace rero umaze gukura. Ubwo umaze gukura rero hari n'ibintu bigomba guhinduka hehe mu buzima bwawe. Ndamubaza se nibiki boyfriend? Namwitaga boyfriend. Nibiki? Arambwira ati rero ubu hari tuntu twishu ukeneye ugomba kuba ufite kugira ngo witwe umukobwa w'iki wo mu mujyi. Ndamubwira nk'uduki. Arambwira ati icyambere ugomba kuba ukeneye ni telefone. Kuko nubwo wenda tugutiza ukavugana n'umubyeyi wawe ariko nta nubwo tuzagutiza ngo uvugane n'abandi bantu n'abashuti bawe cyangwa se mu minsi iri imbere uzabona afite sheri, ntago twagutiza ngo uvugane na sheri wawe, ukeneye telefone. Ndamubwira ni telefone koko pe irakenewe ariko ikibazo telefone se nzayikura hehe? Ntago naba ndi kubagora nawe se mwampa ibintu byose mukagenda no ku rwego rwo kungura ama telefone naba ndi kubagora. Umugabo wa mukuru wanjye yaravuze ati subwo koko urabona hari igiki watuburana? Ati nta kintu na kimwe watuburana. Ati ahubwo nabyo nari nabigambiriye. Ati tugende. Twese tuva ahantu twari turi tuva kuri iyo hoteli turagenda tujya mu mujyi agurira telefone smart. N'ubwa mbere nari ngiye kuyikoraho no matushe nari ntarayitunga nyine uretse ko umuntu yagutiza atakira hamagara. Arambwira ati telefone ndayiguhaye ariko nubwo nyiguhaye ugomba kuyisha mukuru wawe. Kuyimuhisha? Yego. Ndamubaza kubera iki sumpaye impano kabumbwira ko nzayisha mukuru wanjye. Arambwira ati nubwo ngukorera byose ariko si ngombwa kuba wabibwira mukuru wawe. Nago nabitinzeho naravuze nose sumubufro wanjye si nka papa wanjye ntacyo bitwaye nyine ni nama ngiriye. Arambwira ati telefone uzayihishe uzajya uyikoresha uvuye ku ishuri muri vacances kuri nagomba kuyibona nk'ibisanzwe mama wawe tuzajya tugutiza umuhamagare kuri telefone zacu. Ndabyemera nge numvugana n'ikintu binwaye. Maze kubyemera telefone ndayikoresheje ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe nyine mu rugo nkuko bwakomezaga nanjye kuyihisha narabishoboye. Singiye kubirarira ngo mbabeshye narabishoboye kayihisha ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe mu rugo. Ariko hari akantu nibagiye kubabwiramo mukuru wanjye yahoraga ari busy mu kazi n'abana be ntibapfaga kumubona byoroshye. Yabaga ari busy pe bishoboka hahandi umubyeyi ataha nka 5:00 z'ijoro 4:00 no kumeza ukabona ntagiyeho nkuko bikwiye agahita yigira kwiryamira. Ubwo ubuzima burakomeje nk'ibisanzwe. Mama tukavugana nkamubwira ukuntu ubuzima bwahindutse nabaye inkumi nziza. Wari waranakuze? Narakuze nari ndi mu myaka nka 17 gutyo. Nari ndi umukobwa w'inkumi.
umugabo wa mukuru wanjye hari umunsi atari yakoze, yiriwe mu rugo. Uwo munsi nanjye bikubitana nuko ntagiye ku ishuri. Nanjye ubwanjye sinzi uko byahuriranye nyine, nta nubwo nari mbizi ko atakoze. Urabona nyine ababosi bararyama ntumenye ibyabo, nanjye nabyutse ninze. Uwo munsi sinzabyibagirwa ikintu nakoze. Nafashije umukozi, ikintu nakoze ni ukoza ibyombo gusa, nogeje ibyombo. Maze koza ibyombo njya muri dushe. Mvuye muri dushe ndaza, urugi rwo muri korodoro ndarufungura. Ndufunguye nza muri saro, kuko icyumba cyanjye nararagamo cyabaga gutya ruguru ya saro, icyo kwa mukuru wanjye bararamo kiba hehe gutya hepfo, n'ubundi byose byari biteganye na saro. Mvuye muri dushe, umugabo wa mukuru wanjye musanga yicaye mu ntebe akenyeye sume. Ndamusuhuza bisanzwe nyine, mwaramutse. Ndagenda njya mu cyumba cyanjye. Nkigera mu cyumba cyanjye, mu gihe ntangiye kwisiga nagiye kumva numva urugi rwikomyeho. Ntago nyine ubwo numva ntago nabyitayeho, numvishije nyine ari ugufunga bisanzwe. Urugi rwari rwikomyeho ni urugi rwo muri korodoro. Rumaze kwikomaho, mu gihe nyine nunamye ndi kwisiga, umuntu avuye koga bari kwisiga, ngiye kumva numva naho ndi urugi rwikomyeho. Numva urufunguzo rurakaciye. Rukaciye, ngiye kubona mbona mpindukiye gutya ngo ndebe umuntu ufunze urugi, nsanga ni umugabo wa mukuru wanjye. Ngiye kubona mbona isume yayikuyemo. Sasa ngiye kukubeshya buno buhamya kubuvuga birangora, ku buryo na n'ubu ntago ndiyakira. Biramvuna pe. Biramvuna. Tubivuge kubera ko biri bufasha abantu badukurikiye. Biramvuna cyane kuko biteye ubwoba. Kubona umuntu wafataga nk'umubyeyi wawe, nk'umuntu utarigeze abona papa we, agashaka gukora igikorwa nk'icyo ngicyo. Nta kibazo, reka dukomeze, ariko nyine biragoye. Ako n'ubundi nicyo cyanzanye, nyine ngomba kuvuga urugendo rw'ubuzima. Nta n'ukundi naziyakira ntabisangije abantu. Umugabo mukuru wanjye narahindukiye gutya nsanga niwe ufunze urwo rugi, yakuyemo isume, nta kindi yahise akora, yahise angira gutya. Ngiye kumva numva yahise ansunikira ku buriri. Amaze kunsunikira ku buriri, sasa ngiye kuvuga ngo hari igihe wenda umuntu, harimo abantu badashobotse, hari umuntu uri bwumve buno buhamya akavuga ati muko nawe warabishakaga, kuki utavugije induru, kuki utabigenjeje gutya na gutya. Nukuri kw'Imana n'umutima wanjye wose nabaye igiti, nabaye nk'umuntu baye paraliza. Murayizi, muzi ukuntu umuntu yabaye paraliza ingingo zidakora neza. Nanjye ubwanjye ntago nari nzi ibintu biri kumbaho ngo ni ibiki. Ibyakurikiye nyuma nanjye simbizi, gusa icyo nzi nyuma namenye nuko umugabo wa mukuru wanjye, bofre wanjye, yamfashe ku ngufu, nyuma nkaza no gusanga ntwite, kandi akambwira ko ngomba kubihisha, ko mukuru wanjye naramuka abimenye azanyica, akanyicana n'umwana wanjye. Nta kindi narakoze, naravuze nti ubuzima bwanjye burapfuye, burahagaze. Kugira ngo mbibwire mukuru wanjye nawe musenyere nawe ubuzima bwe buhagarare, twese tujye kuruhira hehe mu cyari gitwe. Reka we mureke yubake, ceceke. Mukuru wanjye nambaza umuntu wanteye inda, nzamubwira ko ari umusore kandi nkaba ntamuzi. Uko ndi kubibabwira niko nabigenje. Igihe nyine cyarageze, indi rangaragura,
barabibona. Ikintu cyanangaje ni ukuntu bose banyicaje. Tigra tubwira umuntu waguteye inda. Na bufre wawe. Na bufre wanjye. Naricaye mbigiti. Azana n'inkoni. Tinutavuga turagukubita. Ariko yanyuzamo twe tumeze ubundi nk'abantu bari gukina filime. Yanyuzamo agahita ndeba ikijisho. Agahita ambwira ngo uyibeshye. Ndavuga n'ukuri kw'Imana ntago nari gusenyera mukuru wanjye sa. Twese tujye kuba mu buzima bubi. Naravuze nti wenda mukuru wanjye niyubaka nanjye wenda azangurira n'akagoma kindero uwo mwana. Niko nabitekerezaga. Twese nimbivuga ndaba musenya ajye mu buzima bubi nanjye njye mu buzima bubi ntacyo ndaba nkoze. Niyo mpamvu nabigenje gutyo. Bofre bakanyicaza ndangije nyine nshaka umusore ndababwira ni n'uyu wanteye inda ariko naramubuze nta nubwo nanamubona. Barabyakira noneho bamushakira umukozi mu gihe gito yabamufasha namara kumufasha nawe azahiga ubuzima nk'uko abandi bose babuhiga. Nuko byagenze. Afata umugore we wa kabiri kumukodeshereza. Mu ncuma mu gisebe ntago nari ndi umugore wa kabiri. None uzubwo utekereza ko yankodeshereje inzu amezi 2 abanza. N'uwo mukozi yamumaye mu mezi 2 abanza. Ubundi sinjye kubabeshya narirwarije. Ntabwo se n'uruhinja. Ntabwo se mwongeye kujya mubonana. Tubonana. Uzi noneho urugamba mukuru wanjye yasigaye arwana. Ngo ngiwanyu muri indaya. Reba uriya mwana usheje bundi atangiye gutwara inda. Ibi bintu bibaziwe gusa nyine mukuru wanjye yarabicogoje aramubwira ati bibaho ni umwana yaterwa inda. Ni umwana mumufashe. Nuko nyine byagenze. Ndagenda nyine muri ubwo buzima mbubamo bw'ubukode byaramvunnye. Nukuri nta rubwo yamvugishaga kuri telefone kugira ngo wemere ubugome uriya mugabo yankoreye. Umva niyo namucaho bari kumugonga natambuka nkagenda. Kuko yari amemukiye byiteka na n'ubu ibintu yankoreye biracyari kungendaho. Na n'ubu ntibirashira. None umuntu ashaka kwibaza akavuga ati ibyo bintu byose byarabaye ubu ngubu n'ubundi nibwo bivuze. Yego. Kubera icyo bivuze ubu bundi ntago biri mu basenyere ko birabageraho. Ubu ngubu rero ko bambivuze ni igikomera rumuranye iminsi washakaga kuruhuka. Niyo mpamvu nyine n'urugendo rw'ubuzima. Reka nkubwire uko byagenda kose nta kintu cyahishwe kitazagaragara. Uko byagenda kose nta kintu cyahishwe kitazagaragara. Uko nabikomeza kubihisha kose n'ubundi gihe cyazagera bikagira gute bikagaragara. Niyo mpamvu rero navuze ni kugira ngo nzaturi ku mutima reka mbisangiza abanyarwanda no mukuru wanjye ubwo nyine nabibona azanshaka nyine tubiganireho. Umwana baruye kuri nde? Umwana baruye kuri njyewe. Umwana baruye kuri njyewe nta se agira. Nta papa we? Yego abaruye kuri nyina. Niki kinamufasha umwana ageze igihe kingana gute? Afite imyaka 2 n'amezi 5. Amufasha iki? Ntacyo ndirwariza. Ujye ubasha kumuhamagara? Nakubwiye ngo yabwiye mukuru wanjye ngo iwanyu muri indaya. Umwana ujeje ubundi Kigali ahisa twita. Nta kintu na kimwe amfasha nta nubwo ajya amamagara nanjye ntabwo njya muhamagara naramwihoreye kuko naravuze ntuyu muntu wankoreye ibintu nibi yananyica. Nkomeje kumugenda yagira ngo ndashaka kumuteza na leta imufunge yananyica. None se ubundi ngubu ko ukoze iki kiganiro kandi n'ubundi bishobora gukurikiranwa. Reka nkubwire impamvu nanze kurirwa mukurikirana. Sa ikintu nziho muri iyi si ubuzima burakomeza. Nubwo yanteye inda ariko ntago ndiho nyine. Umwana wanjye nzamurera kure sibyo. Nzamurera mu buzima bubi pemburimo ndabizi nzamurera mu buzima bubi ariko azakura nta n'ikibazo azagira. Reka turebe bwa buzima wabayemo uri kwibana n'umwana uracyari nawe muto. Na n'ubu ndamburimo. Wabayeho ute ubasha kugira ngo bashe gusurvivinga cyangwa se washe kubaho iyo myaka 2 yose nayo mezi? Ikintu nakoze nari nubundi kuva nyine inzi Kigali nyine nza kwiga muri Troncome nakundaga umwuga wo gusuka.
nyine ibi byo gusuka imisatsi. Ikintu nakoze hari umwana wari umushuti wanjye we noneho yari yarabyize nyine by'umwuga noneho wiwasuka nyine abonye nkuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo mu gihe ndi kurera umwana nyine atarakura urumva umwana akiri mutoya ntago wakideplace ndagenda nyine njya muri salon nkazajya ntangira nsoza batera bageze hano nkakomeza bakama 1000 nkaza tukakirya kikarara gishize ubwo inzu nago yo nabaga nzi ukuntu izishyurwa ubuzima bukomeza gutyo gusa nyine icyo nshimira Imana nyine narabyize ubu narabimenye mu bijyanye no gusuka ndabizi ubu wenda icyo nshimira Imana nuko wenda hari igihe mbona umukiriya nyine nkaba namusuka nkaba nabona n'ibyo 10,000 wenda nkabona uko nishyura inzu tukanarya. None ko hari igihe iyo umuntu ari mu bibazo nk'uko abona abagabo bashaka kumufasha cyane cyane bafite ibyo bagushakaho nawe abagabo nyine ntago babura none hiri no mu buzima bubi ntubura nyine abantu nk'abo gusa nyine icyo umuntu aba agomba gukora ugomba kwitwararika nanone ntiwakanga bagufasha kuko hari igihe hazaba umumaro hakaza n'abatariki n'abataramba umumaro umugabo w'umumaro n'ubumeze ute urumva nyine niba umuntu aje kugufasha akakubwira ati ngenza gufasha ikintu icyo ari kuminyishyu urumva ntago aba ari uw'umumaro pe tubwizanye ukuri abaye agukunda se we ntiwamukunda urukundo ni ibintu nanone biri ku ruhande sebyo urukundo ruri ku ruhande yego aje nyine akambwira ngo dukundane twakundana nta kibazo no se ko ndi single kuri single none se umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo ibyo bintu byose byakubayeho muri iyo myaka yose ugenda uhura n'ibyo bintu byose ntushaka kuba byaragwaye isomo ryo kuzinukwa igitsina gabo cyangwa uvuga ati ubuzima bwanjye nanze umugabo sinzashaka bamwe ari nabakubwira ati atlist ngiye najya mu lesbian aho kugira ngo nongere bitewe n'ibyo yahuye nabyo yakomeretse ngewe icyo nizera cyane mu mutima wanjye nzi neza ko nubwo hari abantu b'abagome bafite imitima mibi nzi neza ko hari abantu bagifite ubumuntu nizera ko hari igihe Imana ishobora kungirira neza nkahura n'umuntu akankunda tukaba twabana pe ubuzima bugakomeza nkubaka urugo ndabyizera cyane ushyira mu buhe bushishozi mu bantu bashobora kuza bakubwira ko bagukunda ubushishozi nanone ntago najya kwigira bamenya cyane gusa ariko nyine buriya umuntu muzima rimwe na rimwe ushobora kuba wamumenya umuntu muzima uramumenya usenga Imana urabisengera wamara kubisengera nawe ukagenzura rega n'ibikorwa biba bibigaragaza ibikorwa nk'ibihe ibikorwa uko yanyitaho nanjye niko namwitaho buriya reka tujye tubwizanya ukuri ibintu nimagirirane kuko yanyitaho nanjye niko namwitaho ahubwo n'ibikorwa wamwitaho gute udafite amafaranga ese amafaranga niyo yita ku muntu koko nase ubu ngubu nguhamagaye ni urugero ubu ngubu dore muri kubibona ko hari ubukonje nkakubaza ati se ko hari imbeho wifubitse yego ntose bwizo ngizo sikeya izo ni keya ni keya naga amafaranga aricyo kintu cyerekana ko ari neza gusa naringeze ngo keya ni amafaranga oya tukazagira ibintu byose tubigereranya mu mafaranga ubwo uvuze ko uramutse unanamumaze imbeho uba umuhaye keya naguhamagara wiriwe ute umeze ute wajya kumusura ako sawa waretse kubijyana ahandi hantu koko wambabariye ariko si ndibiki kujya no kugusura n'umuntu nyine byaterwa ubu kuvura baho nuragenda akavura kari kugwa gusura umuntu suko naba naciye kandi akavura kari kugwa oya gahise cyangwa kakagusangayo oya ndacyafite ibikomere sabo ndetse reka bibanza bizashire ibyo bizaza nyuma turi mu isi dufashe igihe mu ntambara niko abarokore bajya batubwira ibibazo bizahora ariko muri ibyo byose dushima Imana yego nta kibazo nashima Imana ko ari muzima agifite ubuzima ni naryo shimwe umuntu ryonyine aba agomba kugaragaza kuko iyo ufite ubuzima uba uri umukandida w'ibyisi byose witeguye iki kiganiro ukoze kiramutse kigizeho ingaruka mukuru wawe kandi ari byo wirinze kuva na mbere ntago kizamugiraho ingaruka ahubwo wenda ashobora kunshaka akambaza ati se kuki biriya bintu byose wari warabimpishe nanshaka nzamuzana kuri kamera utabanje kugenda ngo umusange bimubwire mbere yo kuzana kuri kamera impamvu
byarangoye nakubwiye ko mukuru wanjye ahora ari umuntu uri bize ariko sinabikubwiye mu kiganiro mbere ahora ari umuntu uri muri bize turavugana nyine abari kumbaza ibijyanye nyine n'umwana makuru ye bize bite aragerageza pe aragerageza wenda urumva nawe ntago namugora kuko nawe afite urugo afite abana akeneye kwitaho ntago namugora gusa nyine ibyo ashoboye arabikora baretse ko ariko n'ubungubu umwana amaze gukura wenda ariko umugabo musangiye we umugabo we nta nubwo bashaka no kunyumva nta nubwo n'izina ryanjye bashaka kuryumva ikibazo cyawe yikiza kwemera ntumugore uba bagufasha aya ubwo wasanga waragiye nyuma umugore oya buriya niwo mutima afite sa akuzi ko buriya bitabaho ko ati n'ubundi byarangiye baye umugore wawe byuza nkwihe buriya ikintu kigoramye ntibibaho ko wakigorora ubwo nyine ushatse kukigorora byasaba kukivuna ntago bibaho ko ikintu kigoramye wakigorora buriya nyine nikateye ni buriya wabonye ibyo yakoze yarabitewe n'iki bihari harimo ubugome ntubona bino bintu yankoreye ntago ari njye nyine ashobora kuba yarabikoreye ashobora kuba hari n'abandi bantu yabikoreye ubona ari ukubera iki nyine nikateye nirari nyine ubwo nyine n'umusambanyi yego n'umusambanyi koko uvuze ko ati nari umwana nari mundi mutoya gusa nyine ariko nagaragaraga neza wabonaga koko iryo rari ryari rikwiriye ubwo wabona nawe hari uburyo wamwibambazaga oya sa wivuga kwibambaza nari ndi umukobwa ukiri mutoya abanyantege nke mujye mubyemera rwose ariko ugize intege nke ute ariko umugabo mwagiye mubimenya ko abagabo imbere y'abagore umuntu azaza akwiyambarishwaho utumini njye ntago nambaraga mini nta nubwo nari nanazizi gusa nyine nawe imbere ukenyeye swime uvuye koga nusi nari mbizi ko ari muri saro ko nanjye byambayeho paraxida ni icyaramutse kuba ni icyaramutse kuba nago yagiye ku kazi nta kamugenje ni ukuri ni icyaramutse kuba kandi icyaramutse kuba ni ukuri ntabwo wagihagarika ariko urumva wamuriye inkoko mutwarira telefone nawe rero ntandi ibyo yampaye byose byambereye n'umwanda ubu se ko iyo telefone yiwe yayimaye ndacyayigira yarakurihiye yarandiye se nararangije ibintu bye byose byabaye byabaye umwanda nta n'ikintu byamariye ni ibintu byose buriya ushaka gukorera umuntu ufite intego kandi atari nziza ntabwo aba ari iby'umugisha iyo uri gufasha umuntu ufite izindi nyungu umutegerejeho inyuma ntabwo aba ari iby'umugisha pe yego ubuse ubayeho ute ubuzima Kigali umwana urasitaraguringa nk'abandi ukabona burije burakeye kwa kundi nyine uba ari iby'uwo munsi wabonye ukabona urariye ukabona uranyweye ukabona nyine wishyuye inzu rimwe na rimwe ukanayabura ukajya muri za piriyave nuko nyine bigenda hari umukobwa kwa turi kuvugana mu kanya yari kumwira ngo ubukwe bwe bwapfuye yari afite ubukwe ejo bundi ariko bwapfuye Imana imukomereze umutima yari kumbwira ukuntu n'ubundi yari agiye gushaka ntabwo yari agiye gushaka umuntu kubera ko yari amukunze ubukene n'ubushomeri bwe yari arimo bwatumye afata decision yo kumva ko at least umutipe wari uri kumusaba ko babana nubwo atamukundaga ariko aravuga ati reka mpungire hano ubu nawe nta gihe ugera ukavuga ati basi niyo nabona umugabo uko yaba ameze kose anige depression yatuma nyine wifuza ibintu bimwe na bimwe ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko hari gishobora kuvuga utereka nshaka uyu muntu kwa ko dufite nyine afite ubushobozi cyangwa se afite icyo yampa njyewe ntihaye ariko gashobora no kujyaho bikanga ubu ntabwo uramera neza n'ubundi uracyafite ka depression ibyo bitekerezo ko ntabwo nyine biragenda neza gusa ariko nyine none ntabwo bikimeze nka mbere ukeneye umuntu rero ukeneye you need someone Imana yohereza umuntu mu buzima bwawe ndaza gupininga nimero ya Grace kuri iki kiganiro hasi kandi ukomeze wihangane umwana wawe azakora azaba umuntu ukomeye nawe uri umuntu ukaze kuba ukiriho ubundi nicyo kintu cya mbere kirenze nicyo gishoro cya mbere nyine ubu nanjye ndi umukandida w'ibyisi yego ubu nukuvuga ngo byose birashoboka nta kinanira Imana ukabazima ibintu byose biba bigishoboka cyane ukomeze usenge kandi unanagerageze ukore kutari umunebwe wavuze ko ugerageza gushakisha yego ndashakisha ubundi Imana izabana nawe kandi
ujye unababarira. yego na bya bindi twari twahereho nyine uri kubwira abakunzi bakurikiranye Urugendo Online TV nanjye mfite agacano nyine nshishaho nanjye utundi tuntu twanjye iyo cano mwankurikiranaho yitwa Kizo TV Show. Yego ninjye ukunda kuba ndiho cyane. Okay, Kizo turaza kuyipininga abantu barayibona. Yego ubwo bagukurikire kandi ukomeze kwihangana. murakoze cyane.